urabimenya. Ari na system ukoresha reka abantu bari hano abenshi abari gukurikiranira ivu bamwe nabo ngubu wabona bari kubikora iyo umugabo yanyweye Viagra ugerageza buryo ki nawe wiyoroshya kugira ngo arangize vuba. Ibintu byo kumuha wikomeza ngo nuko yishyuye ntago bivamo. Ye ubundi none nawe agakindura kabisa n'ubundi nk'umuntu wakunywera ibiyobyabwenge. Guys mukande kuri utwo tuntu guys mukande kuri utwo muri abantu 176 kereka nimba namwe muri abatindi b'abamira busa mudashobora kuba mwashobora gukanda utwo tuntu turi aho ngaho twamabwa pe. Byansetsa cyane byanantangaza kuba muri aha ngaha mukurikiye inkuru gusa mudashobora kuba mwana kandi utwo tuntu ngo mutumaremo. Andi ubu harimo ikigusetsa n'ibyari kodinze nani cyagukandaho yo gakanda inoze. Kandi nyine aribyo ngo akoresha kujya nkura ibi YouTube channel byabo pe bamaze kuba benshi baza bakarikodinga ku bintu by'ubusa gusa byamabwa biri aho ngaho bidashobora no wamugana no gusupportinga umuntu. So none se Divi ko kare twigeze kuvugana ku bya Shaddy ko ejo bundi aherutse guhura n'uruva gusenya akarongorwa bamusindishije. Wowe nta hantu wajya kugenda bakagusindisha bagakurongora nabigusobanuriye. Thank you. Nabigusobanuriye wa mipa. Nakubwiye ngo nta muntu. Anje, thank you Angelo. Nakubwiye ngo nta muntu bahinzoga ku ngufu. Ariko n'ubundi baguhereza izo nzoga ababana niyo mugabo. Thank you very much. Ababana bari kubyiruka cyangwa se iyi generation yacu dufite umururumba wo kwifuza ibintu tutavunikiye. Ese urambwira umuntu akeneye kunywa Hennessy sigura 150 wakoze he? None se uri kumva icyo gihe nimba umuntu akuguriye iyo Hennessy wowe ni something for something. Nta kintu cy'ubuntu gihari. Nimba umuntu aguhaye ikintu abakiguhaye kugira ngo nawe ubwe agira inyungu y'ibyo abona. Nago umuntu bamuhatira ngo fata inzoga ngo unywe. N'umusinzi bamurongora yumva. Ye no kuvuga ngo we ntago wemeranye n'abantu bavuga ko ngo umuntu bashobora kuba bamurongora ngo ntabyumve ngo akabyumva mu gitondo. Banza wumva ubundi ku bantu bubatse. Umugore ku mugabo cyangwa se nk'umuntu waguze indaya akenshi ituru ya mu gitondo umuntu ari mu bitotsi raryoha. Ni nko kurongora nyine umuntu wasinze ariko adafite imbaraga zo kuguha ariko wowe ukabasha kubyikorera. So ushatse kuvuga ko n'ubundi no mu ngo ku bantu bubatse barongora n'abasinzi iraribwa barayikwiba kandi ntago uyikuramo. Abwira ngo uyikuremo uyishyiriramo kwanza uyihereza umwanya ikajyamo neza nka gutya nyine ugatazura. Ibintu ni mangu rero kuvuga ngo umuntu ngo bamufashe ku ngufu ngo byaje igitsina cya Shaddy pfa kuba baguze byeri. Hari n'abandi uzi se bagwaye ubwo buhamya ngo pfa kuba baguze byeri. Kandi ngende kukubwira ariko se mana wa mipango njye sinakubwiye ngo shaka umuntu wawe wemera agutigitira amakuru y'amasire yo muri Kigali. Owe ndi kuvuga hari n'undi muntu warabaye agwaye ubuhamya ngo pfa kuba kwa Shaddy waguze byeri gusa. Hari undi muntu waba aragwaye ubuhamya. Hari undi muntu waba aramaye ubuhamya. Njye se kandi ndi kuguha ubuhamya bw'ibyo none se njye ndi kukubwira ibyo nabaye. Apana ko yandi masire yuvuga. Hari undi muntu waba aragwaye ubuhamya ngo kwa Shaddy pfa ko gusa waguze byeri ngo uratimbura. Aha. Uzabaza abasohokera bahouse uzabyemera. Wowe kuri inzoga irenze namurishe neza atangire asinda bivugishwa utongereza najya muri toilette riribwa. Ye
muri toilette zo mu tubari koko harongorera umuntu barabarongora se niba barongo nyine wamurongora gute kandi ari toilette z'abagabo n'iz'abagore ko haba ari toilette z'abagabo n'iz'abagore